Muraho neza, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Ijambo muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye gukomeza tureba Igiheburayo, inyuguti yacyo ya kabiri ariyo bet. Ubushize twabonye alef ariyo inyuguti ya mbere ihagarariwe na rimwe, isobanura Imana cyangwa se uko abantu bagomba gushyikirana n'Imana bakoresheje ijambo ry'Imana. Bet rero ikaba yandikwa gutya. Bet cyangwa se ikandikwa nka bet, mu Giheburayo ikandikwa bet gutya. Yod bet ifite umubare kabiri n'uwihagararira, niko gaciro k'umubare wayo, ikaba isobanura inzu, munzu. Bivuze ngo igihe kinini tukimara mu nzu, uyu mubiri wacu niwo ubundikiye roho yacu, kandi byongeye isi ni inzu y'Imana. Imana ijya kurema isi yari izi ko isi izaba inzu yayo bitewe no gushaka kwayo, kugira ngo ize ibe muri twe dusabane n'Imana. Muzi neza ko Imana yavuze ko ku mpera izaba hagati yacu, ikatwigishiriza, ikandika amategeko yayo ku mitima yacu. Niwo mugambi rero w'Imana yari ifite, ari byo biganisha ko inzu ari y'agaciro, kuko ariho tumara igihe kinini turi mu nzu. Umubiri wacu niwo nzu ya roho yacu, isi ni inzu y'Imana, nk'uko ubushake bw'Imana bwamye bumeze kandi buzasohoza umunsi w'imperuka. None rero tuzi neza ko aba nk'umupapa cyangwa se umugabo hano niho ubonera isano riri hagati y'Imana, umugabo cyangwa n'inzu. Wibuke ko twabonye ko ubushize alef yandika alef ihagarara n'umubare rimwe, bet ihagarara na kabiri. Iyo ufashe alef na bet ukabishyira hamwe bibyara aba. Aba ni papa cyangwa se umugabo, twabyita wenda papa. Alef twabonye ko ari isano riri hagati y'Imana n'abantu, bihuzwa n'abantu, kandi alef ikaba umutwe cyangwa se umuyobozi. Bet ikaba inzu, ubwo nabyanditse hejuru. Bivuze ngo umugabo niwe mutwe w'inzu, umugabo niwe muyobozi w'inzu. Aba umugabo niwe mutwe w'inzu, umugabo akongera akaba umuyobozi w'inzu, kandi byongeye umugabo afite inshingano
zo gutumira Imana mu nzu ye. Mbese urugo cyangwa inzu idafite Imana ntabwo aba ari inzu cyangwa urugo nyarugo. Urabona ko Igiheburayo hano kijimije ku buryo bushimishije. Aba ushobora kuba uri umugabo ari ukuriye inzu, ukaba umugabo umutwe w'inzu, umugabo umuyobozi w'inzu. Imana n'inzu isano hagati yabyo. Nk'umugabo wewe ugomba gutumira Imana mu nzu yawe. Ni gute rero utumira Imana mu nzu yawe? Ni gusoma ijambo ry'Imana mu masengesho, mbese mukora ibishimishije kandi bijyanye no guhimbaza Imana. Niko uhamagara Imana mu nzu yawe, ukayitumira, ukayiha karibu. Ikintu kigaragaza rero uko inzu mu Giheburayo ifite agaciro tubisanga mu ijambo i Betelehemu, aho umwami wacu n'umukiza Kristo yavukiye. Bethlehem mu Giheburayo yandikwa gutya. Bethlehem. Iyo ufashe inzu, iyi ni inzu nk'uko twayibonye, Bait Lehem ni umugati. Hano inzu umugati, inzu umugati. Ni ukuvuga ngo Bethlehem ni inzu y'imigati. Inzu y'imigati. Ni ukuvuga ngo aho umwami wacu Kristo yavukiye ni mu nzu y'umugati, bisobanuye ko nta byo kurya byari bihabuze, kandi byongeye kandi umubiri wa Kristo uhagararirwa n'umugati. Bivuze ngo burya iyo duhimbaza dusangira umugati ari umubiri wa Kristo, biba bigaragaza ko aho Kristo yavukiye hari umugati uhagije udashobora gushira. Iyo uri muri Kristo nawe akurimo, ni ukuvuga ngo ubuhagijwe iteka ryose, ntabwo ushobora kubura umugati. Izera Imana rero n'umutima wawe wose, n'imbaraga zawe zose, n'ingufu zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose. Ntabwo uzigira uba umukene yaba kubura umugati, kuko uzaba utuye mu nzu y'imigati. Naho rero mukomere, Imana ikomeze barinde. Nkambashimiye. Nawe utaha, like, share and subscribe. God bless you. Shalom, shalom, shalom.